byari ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2024 mu masaha ya saa 2 n'igice zishira saa 3 za nijoro nibwo abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko mu turere nka Rulindo, Gakenke na Burera babonye icyitwa isata mu kirere. Gusa abenshi bakaba batayibonye nyirizina, uretse ko bagiye babona imirabyo ndetse n'ibimenyetso bigaragaza ko ihari. Nyuma y'uko ibingibi bigaragaye mu kirere cyangwa se isata igaragaye mu kirere, benshi bahise batangira kuvuza amajerekani, abandi amasafuriya n'ibindi bikoresho mu buryo nyine bwo gusakuza cyane cyangwa se mu buryo bwo kongera urusaku, kubera ko bazi ko nyine urusaku rutuma isata itinya kuba yagwa ahantu ruri. Nuko nguko isata ihagaze wagira gukubita rimwe ariko ntabwo iri kugaragara. Nubwo ibi ngibi byabaye kandi abenshi bari bafite ubwoba cyane, dore ko hari n'abari babibonye ku nshuro ya mbere rwose, bikaba byatumye nyine benshi bagira ubwoba ku buryo byatunguye benshi, ndetse bamwe bakayoberwa ibibaye, gusa bakaza kumenya ko nyine ari isata ryari riri aho ngaho. Gusa nubwo basakuzaga cyane cyangwa se bakurura urusaku mu buryo bwo kugira ngo birinde ko ryagwa, cyane ko nyine amakuru avuga ko iyo isata riguye ahantu runaka hinduka ubutayu ndetse n'ibimera by'aho ngaho byose bigashyira. Ubwo ndavuga n'abantu barimo ntibazi ko isata cyangwa se meteor mu ndimi z'amahanga n'ubundi urusaku ntacyo rwamara mu buryo bwo kuba yagwa cyangwa se mu buryo bwo kuba rwayirinda kugwa. Mu mpamvu eshatu zitangwa cyangwa se zatanzwe zigaragaza ko isata urusaku rutayibuza kurwa, impamvu ya mbere ni uko iri kure cyane kandi ikaba ituruka mu isanzure iri kure cyane y'aho abantu bari. Urusaku rw'abantu ntirushobora kugeraho iri. Impamvu ya kabiri, igenda ku muvuduko munini cyane. Meteor cyangwa se isata ishobora kugenda kilometero ibihumbi ku isaha, bityo urusaku rwacu ntiruyihindurira inzira cyangwa se ngo ruyibuze kuba yarwa aho yateguye. Indi mpamvu ya gatatu ni uko urusaku ntiruhindura inzira y'ibintu mu kirere. Urusaku ni umuvumba w'umwuka cyangwa se sound waves, ntabwo rufite imbaraga zo guhindura inzira y'ibuye rinini riri mu kirere kandi riri kwaka umuriro nyine nk'uko tubibona. Mu magambo magufi, kuvuza ingoma, amasasu cyangwa se ibindi bintu bitanga urusaku rwinshi ntibishobora kubuza isata kugwa. Usibye kandi ibingibi byagaragaye mu ntara y'Amajyaruguru nyine byiswe isata, si ibingibi gusa cyangwa se si bwo bwa mbere isata ryaba ribaye muri iyi ntara, cyane ko n'ubundi ku itariki 16 Mata 2022 ku itariki 16 Mata 2021 hagaragaye n'ubundi isata mu karere ka Burera ho mu kiyaga. Byari ku gicamunsi nyine cyo ku ya 13 Mata 2021 mu kiyaga cya Ruhondo mu karere ka Burera hagaragaye ibintu byateye nyine abantu kubyibazaho cyane. Ibyagaragaye muri iki kiyaga ni isata mu Kinyarwanda, naho mu Cyongereza byitwa water sports. Akaba ari ikinyabihe gituruka mu muyaga uhuha uzamuka mu bicu bitewe n'ikinyuranyo kinini kiri hagati y'ubushuhe bwo mu kiyaga ndetse n'ubushuhe bwo mu gicu kiri hejuru y'ikiyaga. Uwo muyaga uhuha wizenguruka ugahuza igicu kiremereye kiri hejuru y'ikiyaga. Akenshi aba ari igicu gikunda gutanga imvura, inkuba n'imirabyo cyitwa cumulonimbus n'amazi y'ikiyaga. Nibyo bituma habaho isata. Uyu muyaga uba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 5 na metero 8 mu isegonda, ukaba ushobora kumara iminota igera kuri 20. Iyo ubirebera kure ubona bisa nk'amazi azamuka mu kiyaga agana ku bicu. Siko bimeze, ahubwo ni imiyaga izamuka n'imanuka
iba iri muri cya gicu kiri hejuru y'amazi cyangwa se cumulonimbus. Aho rero isata itandukanira na serwakira nuko serwakira iba ku butaka naho isata ikaba mu mazi.